Umuhanzi Yampano ati brucemelodie simuzi nta n'ikintu namuvugaho. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane. So nk'ibisanzwe twagarutse mu makuru yacu abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ni kuri bikorwa official. Umuhanzi Yampano uheruka kwandika amateka muri BK Arena mu gitaramo cya The Ben yatunguranye avuga ko atazi brucemelodie bityo ko nta n'ikintu yamuvugaho. So uyu mwana Yampano umaze iminsi 6 ashyize hanze indirimbo yise Maîtresse yakoranye na Bushari, ibyuko atazi brucemelodie yabigarutseho mu kiganiro cya televiziyo Rwanda, ikiganiro Versus, aho yarari kugaruka ku buryo yatanze iby'ingenzi muri BK Arena mu gitaramo cya The Ben. So umunyamakuru rero uzwi nka Lucky ariwe Luckman Nizeyimana ukora kuri iki kiganiro cya Versus yabajije Yampano icyo yavuga kuri brucemelodie, hanyuma abanza kuvuga ko ntacyo amuvugaho, gusa nyuma avuga ko atanamuzi dore ko bataranahura. uyu mwana Yampano yavuze ko brucemelodie atamuzi. So uyu mwana muri iki kiganiro kandi Yampano yashimiye bikomeye cyane The Ben wamuhaye amahirwe yo kuririmba muri BK Arena bwa mbere, avuga ko ari mukuru we ndetse ko agaciro yahaye ubuhanzi bwe nawe azagaha barumuna be mu muziki. Wow! So yanavuze ko kandi bwari ubwa mbere yinjiye muri BK Arena dore ko yari yarihaye isezerano ko azinjira muri BK Arena agiye kuririmba, yavuze ko atazajyayo bwa mbere ari uko agiye kureba abandi bahanzi, ahubwo yari yaravuze ko azajya muri BK Arena agiye kuririmba. So uyu Yampano yigeze gutangaza ko yanyuze mu buzima bushaririye, aho yanakoze ikiyede. Yavuze ko ubuzima ari urugendo bityo ko umuntu adakwiye gukangwa n'ibyo ari gucamo bimukomereye, ibintu byose bisaba kwihangana no gushikama ugashira umutima hamwe ubundi ugategereza imirimo y'Imana. So yakomeje kandi agira ati rero sinumva ko umuntu yatinya kunyura mu bintu kandi afite aho ari kujya, ugomba kubicamo kugira ngo utambuke. So Yampano ufite gahunda yo gukorana indirimbo na The Ben muri uyu mwaka wa 2025, ni n'umwe mu bagezweho cyane muri iyi minsi. Afite indirimbo zikunzwe zirimo ngo yakoranye na Papa Cyangwe, hanyuma akaba afite niyo bita Si Byanjye, Maîtresse yakoranye na Bushari n'izindi nyinshi cyane mwakunze muri benshi. Gusa yavuze ko brucemelodie atamuzi. Uyu mwana sinzi impamvu yavuze ko brucemelodie atamuzi, ko nta n'ikintu yamuvugaho, gusa nkeka ko ari beef bafitanye, kuko uyu mwana yigeze gusaba brucemelodie korabo yuko bakorana indirimbo. brucemelodie icyo gihe yasubije uyu mwana Yampano aramubwira ati wowe ndamutse nkuhaye korabo warwara sida. Nuko yamuraburije aramubwira ati ndamutse nkuhaye korabo warwara sida wa mwana we, aramuraburiza gutyo. Muri make yashakaga kumvuga ko yahita bicyamamare bikomeye, akamamara akajya mu bakobwa cyane. Gusa Yampano ubwo afite impamvu yavuze gutyo ko atazi brucemelodie, yabivugiye imbere y'abanyarwanda bose mu kiganiro Versus na Luckman kuri televiziyo Rwanda. Ni ibintu byatunguye abanyarwanda benshi cyane, baribaza bati umwana nk'uyu mushyashya mu muziki ni gute yatinyuka akavuga ko atazi umulegend brucemelodie. So byose byumvikanisha ko hari ikibazo kiri hagati yabo kidasanzwe,
gusa kugeza ubu brucemelodie nta kintu arabivugaho. Gusa Munyakazi nawe muramuzi, najya abahereza rimwe azaza nawe azamushiriramo akantu. Tugiye kureba rero uko biza kugenda, turakomeza tubaha update nk'ibisanzwe, kandi tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru nk'izi ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ni kuri Bikorwa official nk'ibisanzwe, turabashimiye.